ariko hari ukuntu ubikora mu bwenge wenda ushobora kumwereka ko utamwitayeho ariko mu by'ukuri umwitayeho kugira ngo atakumenyera kuko hari igihe umukozi akumenyera ugasanga ibintu byose birapfuye. Icyo cya kabiri, we mukozi rero ukora mu rugo rw'abandi, kora icyo ushinzwe gukora. Umukozi ntakamufate nabi muri make, urumva? Yes, reka nongere mbasuhuze mwese abadukurikiye muri kano kanya Info GT nkuko bisanzwe. Ikiganiro cyo ni cya kindi ni The Connect. Hanyuma reka tubasuhuze twese. Mumeze mute? Nizere ko mumeze fresh kabisa aho muherereye hose, muri kuvibra ahantu hose hatandukanye muherereye kabisa. Reka nshimire buri muntu wese ukurikirana ibiganiro byacu, kandi nshimire buri muntu wese wakoze subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizabingeraho umunsi kundi kabisa. Nshimire buri muntu wese kandi watanze comment ku biganiro byacu, nabyo turaza kubigaruka mu kanya kaza. Reka rero dutangire ikiganiro cyacu nkuko bisanzwe. Umunsi tubafitiye iki? Tubafitiye topic imeze gutya. Ya topic kabisa abantu bose mugiye kumva kabisa, ibintu umunsi ntibisanzwe kabisa. Dufite topic imeze gutya ngo ese umukozi wo mu rugo koko ajya agira uruvugiro imbere y'umukoresha wiwe, cyangwa se abakozi bo mu rugo bagira uruvugiro imbere y'abakoresha babo? Hari uburenganzira bagira? Wowe udukurikiye nawe ushobora kuba ufite umukozi, urabizi kundusha, ariko nicyo cyatwicaza ahangaha muri kano kanya kugira ngo tubiganireho, hanyuma turebere hamwe, kandi nanone tugira inama abantu bose mufite abakozi cyangwa se mukoresha abakozi. Topic mwayumvise basore namwe nkumi, meze neza kabisa. Nawe udukurikiye kabisa, ndabona uri tayari, nakubonye ahantu ari hose kabisa, nakubonye uri tayari ku kiganiro cyacu. Ndakubona. Aha, abakozi bo mu rugo bagira uruvugiro, hari uburenganzira bagira iyo bari kumwe n'abakoresha babo? Se bajya bumva, bashobora kuvuga bakumva? Hari uruvugiro bagira imbere y'abakoresha babo abakozi bo mu rugo? Abakozi bo mu rugo bari hamwe bagira uruvugiro mu ngo zimwe na zimwe, ariko hari n'izindi ngo bishoboka yuko badashobora kuba bagira waka kabisa, akubita hasi tasi hasi ibihumbi nka bingahe ukabivuyeho. Aho murabyumva kabisa, ibintu nuko bitangiye kabisa. Murumva impande zose turahari kabisa. Harimo bamwe babubaha, abandi bakabumva, ariko abandi nabo ni ibibazo, amakosa abonetse. Cesar, tubwire, abakozi bo mu rugo hari uruvugiro bagira cyangwa se hari uburenganzira bagira iyo bari kumwe n'abakoresha babo? Icyo navuga, abakozi bo mu rugo akenshi mu buzima busanzwe basa nk'abadahabwa agaciro, ariko nanone nibo bakagombye guhabwa agaciro. Ko umukozi wo mu rugo kuva byandi bavuga ngo burya ngo na nyumba kumwe bari president, rero burya nemera ko n'umukozi wo mu rugo burya bari nyiri rugo, kubera yuko ibikorwa byinshi bibera mu rugo arabimenya, waba uhari waba udahari umukoresha we amenya ubuzima amenya, sinzi ukuntu nabivuga, amenya ubuzima bw'urugo umunsi ku munsi, isaha ku isaha. Niyo mpamvu banumva yahabwa agaciro. Arakoze cyane Cesar. Ati umukozi wo mu rugo ubundi yakagombye kugira agaciro mu rugo, kuko ibintu byinshi cyane niwe uba ubigenzura cyangwa se ubyitaho cyane. Madina, wenda mu rugo wanyu mufite umukozi, urabizi ko mujya mumufata, tubwire kuko umukozi wanyu ara agaciro ubona bafite imbere ya boss waho. Tubwire. Yes, abakozi yego, ariko nanone abakozi nabo ari igihe babigiramo uruhare kugira ngo batagira uruvugiro, ariko navuga hari ukuntu ufata umukozi neza, urumva, ukamufata nk'umwana wo mu rugo, sibyo? Wamufata nk'umwana wo mu rugo, sinzi ukuntu baba bameze, niba bamenyereye kubana n'abantu babi simbizi, urumva, yarangiza akakubonamo ikigoryi, ugasanga wowe wenyine yiciye amahirwe. Ari igihe ugira umukozi mwiza, ukabona uyu mukozi ukamubaza background yiwe, yakubwira kumva wenda akuze nabi n'icyo ukavuga umuntu namufasha, ariko bitewe n'ukuntu mubanye ugasanga we atumye noneho y'amahirwe bya bindi wamutekereje byiza, bisubire ahubwo nanamwirukanye. Arakoze cyane Madina. Ati ubundi hari igihe ufata umukozi neza akagusuzugura, akaguca amazi. Turi ku mpande zombi, ku bakoresha ndetse no ku bakozi. Reka dukomeze twumve. Ufite umukozi mu rugo wanyu? Barahati. Mwe mumfata muti? Mfata nk'umwana mu rugo. Amufata nk'umwana mu rugo? Muri make afite ijambo, afite n'uruvugiro? Nk'uko Madina yavuze, ari igihe umufata neza akarengwa. Bafite n'ukuntu bavugana bagenzi babo, ngira ngo nyuma y'igihe gitoya ukabona agize umutwe munini.
ariko rero abakozi icyo navuga nabo bakagombye kugira uruvugiro mu rugo, ni abana nk'abandi, wa mukozi ni wa wundi ugutekera, ni wa wundi ugaburira umwana wawe nk'uko César yabivuze, uriya muntu aba ari nyumba kumi mu rugo, aba ari perezida mu rugo. Yego, arakoze Cecile ati hari igihe umukozi nawe azana umutwe munini mu rugo ntashaka kumva icyo boss we avuga, ariko nyamara ntabwo byagakwiye kuko we mukozi nawe mukoresha mwakagombye kuba ubundi mubalansingana mukumvikana kugira ngo ibintu bigende neza, kuko buri muntu wese akeneye undi muri urwo rugo murimo kabisa. Hanyuma ngira ngo wenda dutange ibitekerezo cyangwa se tuganire kuri kino kintu byimbitse. Ndagira ngo ubundi umukozi wo mu rugo ubundi ni muntu ki, ubundi ubuzima bwe ni ubuhe, ubundi yakagombye kugira uburenganzira mu rugo arimo aherereye hariho hose, ndetse si n'umukozi gusa wenda wo mu rugo, navuga n'abakozi muri rusange, wenda abakora tuzi dusa naho duciriritse nabo twabavugaho, ariko turebe ubundi kubera icyo umuntu adashobora kugira uruvugiro imbere y'umukoresha wiwe igihe cyo cyose ukabona ari hasi cyane. Ubundi ibyo bintu biterwa n'iki? César, dufashe tubwire ubundi kute ubundi umuntu atagira uruvugiro imbere ya boss wiwe, biterwa n'iki? Ni agasuzuguro ka boss abamusuzugura cyangwa ababona ari umuntu uciye bugufi ku buryo wenda uriya muntu nta kintu, nta nama ashobora kumuha cyangwa se nta kintu ashobora kumubwira akabyumva? Bimeze bite? Tubwire. Icyo nabivugaho, hari igihe biterwa n'ababosi, ariko mushiki wanjye Madine hari ikintu yavuze, bishobora kuba ku muntu, kuri uwo mukozi ukamuha icyizere, ukamuha ubushobozi atakagombye, ubirebye arabugombye, ariko icyo gihe wamuhaye nk'ubushobozi bwo gusa nkaho muringanira, icyo gihe undi ntafate umwanya ngo yibaze icyo kintu ukoze, ahubwo wakabitwara nko kukubahuka. Rero abantu buri gihe bahora bikanga icyo kintu, abakoresha baba bikanga icyo kintu cyo kuvuga ngo uyu mukozi yazansuzugura, ariko ku rundi ruhande umukoresha wese agira undi mukoresha, sibyo? Icyo gihe njye mba numva habaho kuba wowe wavuga ngo ese uyu mukozi mfite ngewe umukoresha wanjye amfata ate? Umukoresha wanjye amfata ate mbere y'uko njye nshobora gufata noneho umukozi wanjye. Ibyo rero bizagwa kumenya ngo uwo nkoresha ni umuntu nk'uko nanjye unkoresha amfata nk'umuntu. Arakoze cyane César ati hari igihe umufata neza kabisa ukamwereka ko umwitayeho, ariko nyuma nawe akaza kumera nkaho ari we boss wawe, ari we ushaka kukuyobora, ariko buriya ntago byabaho. Ahubwo icyo numva wa mugani nuko bakagombye kumenya ko ari abakozi kandi bagomba kubaha ba boss babo, siko bimeze. Nkunda tubwire kuki ubundi wowe wumva ko uramutse ukoresheje umukozi utamuha agaciro cyangwa se ngo umwumve, biterwa n'iki? Cyangwa se ushobora no kuba wamuha agaciro? Tubwire wowe utekereza iki? ngiye ko mbyumva, njye ko neyemeze numva umukozi namufata nka murumuna wanjye cyangwa se nk'umwana wanjye, kuko akenshi umukozi bani bugufi aba agufite mu biganza byiwe. Rero niyo mpamvu njye navuga ngo umukozi ngira n'inama n'abantu babakoresha, abakoresha ameze nk'ibisimba nyine, muri wawe adafite ubumuntu muri we, ugafite ubumuntu kuri wa mukozi akoresha, akamufata se nkaho ari umukizi, sinzi ukuntu nabivuga, nk'umucakara. Kandi mu by'ukuri wahagombye kumwubaha, kuko umukozi ni ukumenyera icyo uri burye, akamenya buri umwana wawe, mbese buri kimwe cyose cyo mu rugo. Rero ikintu navuga abakozi bacu tubafate nk'abantu, tubafate mbese nk'uko utafata umuvandimwe wawe nabi, cyangwa se nk'uko utafata umugabo wawe nabi, ariko dufata n'abakozi bacu, kuko niwe uba ugufite wese ashaka yakwica, ashaka yagukora buri kimwe cyose. Yego. Yavuze ati abakozi bacu hari igihe tubafata nk'abacakara ubundi kandi ari bo bafite ubuzima bwacu mu biganza byabo, ariko ntabwo ari bo bafite ubuzima bwacu mu biganza byabo, kuko ubuzima bwacu bufitwe n'Imana mu biganza byayo, urumva? Hanyuma Ceci, tubwire ibi bintu urabyumva ute ko umuntu ashobora kuba umukozi wawe uramutse umufashe ukamuha bya bindi byose akeneye ejo bundi agatangira kumva ko ari hejuru yawe, icyo gihe bigenda bite? Icyo gihe namwicaza hasi nkabanza nkamugira inama, atabyumva nyine urumva nawe nashaka undi, namusezerera. Nimba naramufashije akagera ahantu runaka yari akeneye kugera,
nyuma y'aho ngaho akansuzugura numva ko icyo gihe nta gaciro azaba ampaye kandi njyewe nk'umukoresha we nzaba naramuhaye agaciro gahagije rero icyo gihe nzamubwira ko njyewe nawe rero binaniranye nzashaka undi mwana nzashaka undi yego bakoresha namwe bakozi nongera kubabwira kugira ngo rwose mwite kuri abo bantu ariko munabigishe kuko buriya abakozi bo mu rugo benshi cyane baba bakeneye inama z'abakoresha babo wimubwira buri gihe umutera ubwoba umuhata ngo umwirukankana nk'uko nkunda yabivuze akavuga ngo tubafata nk'abacakara igihe cyo cyose aragutinya nyine niyo mpamvu rero nk'umuntu w'umukoresha wiwe wakagombye kugira gute wakagombye kumwegera ukamuganiriza ukamufata nk'umuntu nyine nk'umuntu nk'abandi sibyo Tony ukamufata nk'umuntu nk'abandi hanyuma nawe akabasha kukwisangamo ndakeka ko aho ngaho n'ubundi azagera igihe nawe ushaka kubwira iki ndavuga ku bintu bijyanye n'ubukoroni bwabayeho nyine muri Afurika nabyo bishobora kuba intandaro yo gutuma abantu batekereza gutya abantu babayeho bari mu bubata bw'abazungu abona uburyo umuzungu afata umwirabura noneho iyo mitekerereze ikabaho nako ibyo bikorwa bikabaho igihe kirekire abantu rero nabo babona batangiye kwisumbukuruza bamaze kugira ubuzima runaka bamaze kugera ahantu nawe yagira umukozi cyangwa se yakoresha undi muntu nawe agatangira kwifata gutyo nyine nk'umuzungu ukuntu yakubitaga ibiboko akagira gute nawe birasaba gusa ko umuntu ahindura ibitekerezo bye gusa akamufata nk'umuntu nk'umuvandimwe ibyo bintu bigahinduka umuntu agatekereza nk'umuntu pe akareka gutekereza nk'inyamaswa kuko urebye kolonizasiyo uburyo yafashe mu by'ukuri yafashe imitekerereze yacu reba ubu ngubu mu by'ukuri ushobora kutabyitaho ariko ubu ngubu ushobora kuba utwarira iburyo utazi impamvu utwarira iburyo imodoka ndabivuga wambara karuvate utazi n'aho byaturutse gusa kubera kolonizasiyo ukisanga nyine ukora ibyo bintu mu by'ukuri hari igihe imitekerereze yacu nayo kubera igihe kirekire uzarebe mu gihe cyashize wasangaga abantu hari ibintu barebaga ku mateleviziyo bagatokesha ariko kubera ibintu bigenda byinjira mu mitekerereze y'abantu ugasanga abantu bakora ibintu runaka nyamara imitekerereze yacu yarahungabanye yarahuye n'icyo kibazo hari igihe abakoresha bacu nabo baba batekereza yuko umukoresha kugira ngo yitwe umukoresha agire n'ako gaciro ari uko wenda yakankamira umuntu niko mbitekereza ngira ngo tunabyunguraneho ibitekerezo abo bantu tubyumve kimwe nimba utekereza gutyo ni ukuri uhindura imitekerereze kuba wakanze umukozi wawe ntabwo ari byo biri gutume akubaha cyangwa se arakoze cyane Tony ati abantu benshi bamenyereye ko mbese aho byavuye cyangwa se aho byatangiriye n'igihe abantu bakoreshaga abacakara igihe icyo cyose akumva ko wa muntu agomba kuba munsi yiwe kandi agomba kumukorera buri kimwe cyose ariko mu by'ukuri ntabwo ariko ubundi byakagombye kugira gute byakagombye kugenda ariko nanone kandi ngira ngo tugaruke cyane no kuri bano bakozi nabo buriya nabo nk'uko twakomeje kubivuga hari ikibazo gikomeye cyane Madina hari icyo ushaka kubwira abantu badukurikiye umva nkubwire njye nabonye ikintu nabonye ku bakozi hari ukuntu bavuga ngo abantu urumva twe tuba muri Kigali ni mu mujyi sibyo none ugasanga babakozi dukoresha ni bandi bava mu ntara ugasanga ariko nabo baza sinzi ukuntu mbona abakozi sibyo ntabwo ari kuvuga ngo imico yabo sinzi ubuzima baba babayemo ariko ari igihe umubona ukabona ni umuntu uza ntisange mu bandi ugasanga ari isuzugwe kandi mu by'ukuri kuza akitinya kandi mu by'ukuri kuza gukora akazi ko mu rugo ni nk'akazi nk'akabandi gasanzwe urumva akaza urabona babandi muri iki gihe dusigaye dushaka abakozi babandi bakiva mu cyaro urumva babandi babarezi babarezi ntabwo mbyumvikanaho nawe ntabwo abakozi bo mu rugo ari abarezi ni abantu basanzwe bameze nka oya nibyo nkubwira urumva twe turi kuvuga ese bagira ijambo urumva kuri icyo urumva bashaka babandi bataramenya umujyi babandi nyine sinzi ukuntu bamera nyine aza ari umuntu witinya ukugera imbere akabona wowe uri umuntu wa danje umuntu utabaho urumva noneho kuriya kuntu umukozi aza ameze kubera iki ubundi bashaka bavuye aho ngaho kure cyane bashatse abari hano uyu munsi kubera iki abasanzwe bamenyera akazi atari bo niyo mpamvu dore ko n'imirimo yabuze impamvu ni iyihe babandi baza biga akazi urumva uriya yaje ukamwigisha umutoza imico yo mu rugo iwawe urumva yarangiza akamara igihe ariko babandi bamaze kumenya umujyi uramuzana
nta n'ukwezi wamara my friend ariko n'agashahara ni gakeya N'agashahara. nayo niyo ngingo ariko iyo umuhereza umushahara mutoya umuhereza amafaranga make uko agenda akora akazi nuko agira iki uramuzamura ariko urumva abakozi nabo ikibazo bafite baritinya yakugera imbere nk'aho akubonyemo nk'imana niko navuga bigatuma nawe wamusura. abakozi bo mu rugo bafite ishingiro kuko ntabwo ntekereza ko ari ukwitinya, sinzi niba ari ukwitinya niba ari ukubaha, ariko ubundi ntekereza ko ari ukubaha kubera yuko ubundi umuntu w'umukoresha wawe ugomba kumwubaha igihe icyo ari cyo cyose. ahubwo icyo twakomeje kuvugaho ni bigaterwa nuko akubona wowe iyo abonye usa nkaho umukanga bigaterwa nuko akubona imyumvire ashobora kuza iwawe agasanga yakuze iwabo na televiziyo bafite, yakuze iwabo n'amakaro bafite, yakuze iwabo se nta bintu byinshi abona, urumva acyana inkwi agira gute bwa buzima bwa twese, ukumva akabanza kwitinya muri we akibloga ukuntu akavuga ahantu agatinya gukora hariya, nyine imyumvire nabo bagomba guhindura imyumvire. aha reka rero tugaruke kuri ba bakozi noneho turase ku ntego nabo tubavugeho, ubundi dukomeze ikiganiro cyacu kabisa. mwabakozi mwe nizere ko ariko se buri abakozi baradukurikirana, ariko ndabizi ko bari tayari muri no mesi nabo ama smartphone kabisa aho yagezeho usanga ari gutextinga umuntu w'umushuti we hariya muri quartier yavuga ati ariko ubundi sheri bimeze bite ko mbona bimeze burije tujye kuvoma. urumva reka tugaruke ku bakozi noneho sasa abo n'imyumvire yabo twavuze wenda kubakoresha babo uburyo baba bafata, ariko ubundi abakozi bo ubundi ni iyihe mpamvu yatuma bariya abakoresha babo, ndavuga ku ruhande rw'abakozi, ku ruhande rw'abakozi ni iyihe mpamvu yatuma sinzi ukuntu nabivuga, ariko ni iyihe mpamvu yatuma ituma uriya mukozi we yumva ko nta cyizere wafitiwe, icyizere cyangwa se yumva muri we yumva ko nta jambo afite. ni ya myumvire bavuze bikuremo ya myumvire bayikuremo, yumvemo ko ari umuntu, mbese bikuremo imyumvire hanyuma bubahe ba bosi babo, nibamara kubaha ba bosi babo bakora akazi bashinzwe, nibamara gukora akazi bashinzwe ubundi bajye bicara rero baganira. ariko birashoboka tubwire ukuntu imyumvire itavamo. Mwereze urugero sibyo, akenshi abantu baza kuba abakozi hari nk'abantu iwabo mama wabo aba yarabataye cyangwa se papa wabo, noneho babona ubuzima butameze neza, urumva aba yarasitaragorinze yaraciye mu buzima bwinshi, urumva akakugera imbere. mu kukugera imbere rero nk'umukoresha, urumva kugira ngo iyo myumvire imuvemo nuko wowe ubanza ukamwereka ko ibintu byose biri simple bisanzwe nta birenze, kuba yarabaye muri buriya buzima bushobora guhinduka, urumva noneho ukabanza ukamuturira kiriya gihe ibitekerezo byavamo, ariko atabonye umuntu umuganiriza utandukanye nawe ntabwo byavamo. niyo mpamvu kino kiganiro turimo tugikora uyu munsi. wowe muntu uri kutureba ukora mu rugo cyangwa se wowe mukoresha, mu by'ukuri bafatanya sibyo, nimba abona umwana afite koko reka mvuge nimba naryita iryo hungabana yahungabanye gutyo namwegere koko amufasha, nimba koko afite ubwo bumuntu, kandi agira ngo biri no muri values zacu nk'abanyarwanda. ubundi ndanatekereza ko namwe bakoresha ubundi ni ryari mufata umwanya mukaganiriza abakozi banyu koko tujye tuvugisha ukuri, iki kintu tukivugeho. umukozi seza bambwirire ni ngombwa ko umukoresha afata umwanya akagira, ni nabyo Madu yahoze avuga, mu by'ukuri ntabwo ikibazo twakirebera mu ruhande rumwe, ahubwo hari n'igihe biba ngombwa ko umuntu nimba nabyita kumumenyera umwisanzuraho bitewe nawe n'uburyo yamanutse akakwisanzura, umuntu nakwereka ko yoroheje muzabasha gushyikirana. niyo mpamvu rero n'abakoresha ubwabo bagomba kugira uruhare rukomeye cyane, ntabwo ikibazo kiri mu bakozi, ko umukoresha namanuka akagaragaza ko nawe atari hejuru bizatuma n'umukozi nawe mwisanzuraho n'ikibazo agize akimwereke, kandi njye nkeka ko ari nabyo byatanga solution iri positive, kubera yuko azi ko amwisanzuraho bizatuma nabe nibye amasha kubibamo neza nyine uko bikwiriye. Murakoze cyane Cesare, hari ikintu ushaka kubwira n'abakozi nabo bajya batuma impamvu bajya babyitira nabo kubura ubuvugiro mu rugo sibyo, isanga umukozi w'umukobwa ugeze mu rugo rw'abandi utangiye akazi kwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu, bosi shobuja atangiye kugutereta
urabyemeye kaba kabaye kaba kabaye icyo gihe atangiye no kubivanga geze hano hanze atangira gusuzugura madamu kuko n'abasore nabo ngo bajya bagira ebana agasuzuguro kakagera ahantu Oya, ashobora- aba nka nyir'urugo agahinduka nyir'urugo akagusuzugura bya bindi nawe ubona agusuzugura icyo gihe rero madamu cyangwa umugabo ararakara mwa bakozi mwereka tubabwire ibyo bintu ntabwo ari byo kwinjirira bosi wawe ugatangira gukora ibintu nk'ibyo ngibyo mu by'ukuri ntabwo ibyo bintu ari byo umuco nyarwanda utwigisha gukora ntabwo ari byo kabisa tubireke ujye ku bindi kuko icyo ngicyo wakishe kabisa urumva nta nubwo aricyo cyakuzanye abo nabo abagabo nabo basanga abakozi b'abakobwa mu byumba abo nabo turabirukanye kabisa mutubabarire uwo ntabwo ari umuco nyarwanda yes bareka akazi kagende neza hanyuma mukoresha egera umukozi wawe muganirize umuhe umwanya umwumve umukozi egera bosi wawe mukorere ibyo agusaba gukora byose ibyo mwasezeranye nawe mu kazi hanyuma ibintu bigende neza ndatekereza ko kabisa biramutse bigenze gutyo nta kibazo cyavuka hagati y'umukozi n'umukoresha tugana ku musozo turase ku ntego hanyuma tugire inama abakoresha ndetse n'abakozi muri rusange reka rero nsaba abasore n'inkumi turi kumwe kugira ngo tugire abantu inama bari abakozi tubagira inama ndetse n'abakoresha nabo tubagira inama ngo ndabiga gira abantu inama hanyuma tugire no ku bandi yewe inama nagira abakoresha ni kenshi hari ngo nyinshi nkunda gusora nyine ugasanga tuvuge nk'urugero vuga uhereye mu rugo iwawe oya mu rugo rwacu tumufata neza tumufata yego noneho hari ahantu ushobora guteka nk'akanyama urumva akumva yuko yakaryaho wenyine uwo mukozi ntamuheho kandi ari we wazitetse urumva ubwo ari ubumuntu ikintu twanagisimbutse iki kintu nkunda avuze twanagisimbutse babwiriyemo ni ukuri njye byarambabaje akaziteka umwuka wose wamukubise akajyana ku meza bakarya bo bonyine niba mubi njyewe rero inama nagira umukoresha niba ushaka ko umukozi wawe agukorera akazi neza gukundira abana mufate nk'uwawe mufate nka murumuna wawe niba ubonye n'abashyitsi uguze fanta nawe ikamugurira yarishimye niba ugiye nko ku isoko ukabona akenda keza ubona kamubera kamugurire ibyo bizabafasha ngira n'inama abakozi namwe mwubahe bamabuja abana unda arakoze cyane ni ukuri avuze akantu karambabaza cyane k'abakoresha bakorerwa ibintu bimwe na bimwe umukozi agategura buri kimwe cyose yagombaga gutegura ariko mu by'ukuri bakamusigaza inyuma ngo ntabwo yemerewe kurira muri salo aho abandi bicaye ntabwo yemerewe kunywera ku gikombe cy'itasi ntabwo yemerewe kugira gute ariko ni ukuri mwabakoresha mwe ni ukuri umva nkubwire wowe udukurikiranye wamukoresha ni ukuri uriya nawe ni umuntu nk'uko nawe uri umuntu nawe nsoma akantu kare kuri interineti kavuga ngo uwo wita uriya muntu wawe ukurindira ku izamu ukamwita ukamusuzugura cyane uriya niwe papa w'abana hariya cyangwa se niwe mugabo w'undi mugore urumva bivuze ngo rero umuntu ari wese wakagombye kumwubaha n'ubundi urumva wimwimira wimubuza gukoresha ngo kureba televiziyo ngo ntibyemewe ariko ni ukuri tuba abantu kabisa tuba abantu tugira ubumuntu sibyo mwabakoresha mwe ariko namwe mwabakozi mwe namwe mwirengera kabisa sibyo niko bimeze tugira abantu inama Tony gira abakozi bakora mu rugo inama ariko ugire n'abakoresha babo inama ndagira umukoresha inama ndetse n'umukozi inama ya mbere ngira umukoresha na keep your word ijambo ryawe rihagarareho nimba wabwiye umukozi ikintu runaka gisohoze icyo ni icya mbere icya kabiri protectinga reputation y'umuryango narinde iyo reputation ye kuko umukozi akora ahangaha ejo bundi aza narinde reputation nabyita gute sinzi narinde umuryango reka mvuge gutyo narinde umuryango kuko uyu mukozi ejo bundi azanahava agende hariya ariko nasigasire iryo zina ry'umuryango sibyo uyu mukozi ukora ahangaha atazasohoka hariya bakavuga ngo murabona wa mubosi kandi hari ikindi kiganiro twigeze kubikoraho kandi kivuga gutyo ukaba uri hano mu nzu abantu bakuzi ukunda ariko wagera hanze muramuzi wa mubosi agatangira gutyo ariko wowe rinda izina ry'umuryango icyo nicyo cya kabiri wowe mukozi rero ukora mu rugo rw'abandi kora icyo ushinzwe gukora urakoze cyane Tony Madina gira abakozi n'abakoresha babo inama ikintu nabwira abakoresha cya mbere sibyo
umukozi ntakamufate nabi muri make urumva ni ukuvuga ngo gukoresha umuntu ntabwo bivuze ngo wamufata nabi ukuntu numva nk'umukoresha umuntu ufite umuntu akoresha ikintu wakora yesi ugomba kumwikarumana umukozi sibyo ariko hari ukuntu ubikora mu bwenge wenda ushobora kumwereka ko utamwitayeho ariko mu by'ukuri umwitayeho kugira ngo atakumenyera kuko hari igihe umukozi akumenyera ugasanga ibintu byose birapfuye ikintu ukora ushobora kumwereka ko utamwitayeho ariko mu by'ukuri umwitayeho urumva ukajijisha ariko nawe umushizeho umutima ukamukorera buri kimwe cyose ariko navuga utirekuye ngo akumenyere sibyo utirekuye ngo akumenyere ariko ukamwitaho urumva noneho umukozi w'ikintu navuga umukozi we afata akazi ko gukora ugafata nk'akazi ko gukora muri biro ko navuga niba uje gukora akazi mu rugo iw'abandi ni ugukoropa ukoza ibyombo ukamesa ukarera abana n'iki ni byinshi sibyo ariko nawe bikore ubishizeho umutima ubikunze kandi ubikore neza yesi ukunda akazi kuko gukunda akazi bituma ubona amahirwe kuko hari igihe uba ufite gahunda yo kujya hanze bitewe n'ukuntu umukozi wawe gukoreye neza ukavuga kamutware urumva ni amahirwe ariko amahirwe yagize kubera iki kubera gukora neza ndumva umukozi yafata akazi akagafata akazi niko kaba kamutunze kuko iyo bamuhembye yohereza iwabo urumva akazi nagafate nk'igishoro cye cya mbere afite uyu munsi wa none afata akazi nk'igishoro pe urumva biriya nibyo bizanamuhesha amahirwe mu buzima bw'ejo hazaza bikaba byanatuma ava mu kazi ko mu rugo urakoze cyane Madina hanyuma Cecile wagira inama abakozi n'abakoresha icyo nabwira umukozi n'umukoresha reka mvuga ikintu kimwe kuri bose guca bugufi bosi wige guca bugufi ntibisaba ko uri imbere ya bosi y'umukire na wa mukozi wo mu rugo umwubahe kandi ugire ubumuntu kuri we ikindi kintu nabwira aba bosi muzajye muganiza abakozi banyu hari umukozi ujya gukora amafaranga yose akamana kuri mituyu ahamagara atereta bagenzi be akora ibintu bidafite umumaro nibyo umufate nk'umwana mu rugo mwicaze hasi umubwire se umubaze ufitiye gahunda ufite uwe mushinga mu buzima bwawe umwigishe no kuzigama niba ngombwa umwigisha ukuntu yafunguza konti kuri we akazajya abika amafaranga runaka kurya azamufasha kugera hahandi azazamuka umufate neza n'umunsi nawe yagize umukozi azavuga ati mwabuje mfashe neza agafata nanjye n'umukozi ngomba kumuha agaciro ntazagira abandi bantu abakozi namwe mubaye ba bosi banyu ntimubasuzugure kora akazi ushinzwe ugakore neza niba ushaka bakongeza n'umushahara icyaza bosi hasi umuganiriza umubwire se gutya na gutya ndifuza ibi n'ibi ubikore ba bosi nabo bajya bifatira umwanzuro ukavuga ati umukozi ntabwo namuha salariye ati ngiye kuzajya mubikira uramubikira umushahara nkande banza umuganize ntabyumva bakozi namwe nimuzemere kuba bose babikira amafaranga funguza konte cyangwa uyabike kuri mobile money yego arakoze cyane Cecile atugira inama nziza cyane avuze ngo mbere yuko wenda ngana ku musozo aravuze ngo hari abakoresha babikira abakozi baba amafaranga ni ibintu biriho kandi kabisa biri ku rwego rwo hejuru ku buryo udashobora kubyiyumvisha ibaze gukoresha umukozi wa mbere ukamwambura amezi abiri mu by'ukuri ukamuha tike ngo atahe azagaruka gufata n'amafaranga kuko utekereza ko ibyo bintu gukora n'ibikigo ibyo ntabwo ari byiza kabisa naho uherereye ukumva iki kintu kiganiro wigaye wongere wigaye kandi ibyo ntuzabisubira umukozi wa mbere ukamwirukana ukamuha itike ngo natahe uwa kabiri nawe akaza agakora amezi abiri ukamubwira ngo nagende uzamuhereza itike igihe cyose aguhamagaye ukamubwira ngo nturayabona ubwo se kuko urabona ibyo bintu ari byo koko ntabwo ari byo kabisa isubireho hanyuma n'abakozi nabo nakomeje kubibona kenshi cyane hari abakozi bakora neza kabisa bagakora neza bikarangira ba bosi babo babakoresheje n'ubukwe turashimira abo bakozi baba bakoze gutyo bagakora neza akazi kabo ku buryo igihe kigera mu gihe cyo gushaka ba bosi babo nibo batwara mu mamodoka yabo nibo bajya kubasabira nibo bamenyera buri kimwe cyose turashimira abo bakozi cyane ariko nanone dushimira nabo bakoresha nabo kuko bafite umutima wa kimuntu murabona ahantu twicaye kabisa hameze fresh ahangaha ni kuri Auberge ahantu heza kabisa ahantu nyaburanga ahantu baruhukira ahantu kabisa waza gufatira akantu kayi ko kunywa ndetse n'icyo kurya kimeze neza cyane iyi ni Auberge kabisa hano ugana hano Kibagabaga
hafi aho ngaho kabisa hari hoteli nziza cyane kabisa ushobora kwicara ugasangira n'uwawe kabisa ubundi ibintu bikagenda fresh. Hanyuma tugana ku musozo, reka Cesar wagiriye abantu inama, ufite icyo kubabwira muri kano kanya duhite dusoza twikomereze? inama nabagira bagenzi banjye bazibagiriye, ndavuga nk'amagambo y'ibyo gusaba buri ruhande rwose rugomba kurikiza, hari ukugira ubumuntu no kumenya inshingano zawe, kuko buri wese afite inshingano ze. Niba hari ufite inshingano zo gukoreshwa, undi afite inshingano zo gukoresha. Ubumuntu rero no kubahana nk'uko Madina bivuze, nibyo ngibyo numva, kuko ibyo wavuga ku bakozi ni ibintu byinshi cyane, cyetse duteguye part 2. Ariko nibyo ngibyo, bagira ubumuntu, bamenye buri wese amenye inshingano ze kandi bagire no kubahana. Nibyo ngibyo nakwanzura mvuga. Arakoze cyane Mr. Cesar. Hanyuma tugana ku musozo kabisa, reka nshimire mwese mwadukurikiranye muri kano kanya, nongera kugusaba wowe utarakora subscribe kugira ngo ukore subscribe aho ngaho, ubundi ureba akantu kakazogera aho ngaho ugakirikaho, ubundi ujye ubona ibiganiro byacu uko tubigejeje kuri YouTube cyangwa se uko tubyapdatinze. Reka rero mbashimire mwese mwadukurikiranye muri kano kanya, kandi mbarakira kuzakurikirana ibiganiro byacu by'ubutaha, ntuzacikwe. Hanyuma akaryoshye nikaguma mwitama, naho utaha tubonane ubutaha. Bye bye.